ntabwo ari byo bari abana bangana kure ku isaha y'isaa yine z'igitondo dusesekaye mu mudugudu w'Isangano mu kagari ka Rukoko umurenge wa Rubavu w'akarere ka Rubavu ahateraniye inteko y'abaturage bashagaye umugabo witwa Baranyeretse Byiringiro Frank w'imyaka 35 bakekaho guhohotera abana b'abahungu bari munsi y'imyaka 10 baturanye. Hakaba ari amakuru atanzwe n'umwana muto mugenzi wabo wabibwiye umubyeyi w'umwe muri aba bana ubwo yaragiye kumutunganya ngo ajye ku ishuri agasanga umwanda mu myenda ye. Byabaye kera ahubwo mbimenye byararenze urugero. Twari turyamye mu gitondo aka kana karambwira ati mama uzi yuko Frank ajya akorera ba Kennedy ubutinganyi. Mu gitondo saa 11 ndavuga ibyo bintu nibyo se ubutinganyi ni iki? Ubutinganyi urabuzi? Umwana ambwira uko abigenza kose. Uyu niwe wabimbwiye. yakubwiye ngo abigenza ati Bajya bakorera ubutinganyi ngo afata amavuta y'igikotora akabasiga mu kibuno ngo agashyiraho n'amacano ngo yarangiza agashyiramo mu kibuno cyabo. Njyewe umwana wanjye yiga kuri kino kigo cyo mu Buhazi aba kwa murumuna wanjye njye ntuye mu Rugerero. Mu gitondo arampamagaye arambwira ati wamenye ibyabaye ati tega moto uze hano twari dutuye ara ku gicumbi cyo mu Rukoko ati tega moto uze hano urebe ikibazo abana bacu bahuye nacyo. Ndamubaza se ni kihe kibazo bahuye nacyo? Arambwira ati nari ngiye koza Kennedy nsanga yineyeho, nsanga mu myenda ye harimo umwanda mbura. Mubajije uko byagenze arambwira ngo ntago abizi. Arangije arababaza bati mwikubise hasi mwaraguye wenda ku buryo umwana waba warakomeretse ukajya kwiyanduza ntubimenye? Aravuga ati hoya. Aramubaza aricara abaganiza arababwira ati rero mwumbwire uko byagenze. Baramubwira bati wa mugabo ujya uza hano kudusura tujya tuva ku ishuri akatujyana mu rugo iwe, twagerayo akafunga, yamara gufunga agafata amavuta y'igikotora akisiga ku ntuza ye. Hari n'ibintu ajya baha abana bato bagasinzira akabikorera wenda abakuru. Urugero nk'umwana wanjye afite imyaka 10 yiga mu 5 primaire. Yego aragenda akabo ngabo abatoya akabaha telefone ngo barebemo ibitente baba bari kubireba. Abo bandi agahita bashyira mu kindi cyumba agafunga n'ingufuri akababwira ati umuntu uzabivuga wese nzamukubita, ningeri wanyu nzabakubita. Kubera ko uwo mugabo nkanjye ndahatuye mpamaze imyaka 5, uwo mugabo sinari muzi, si inshuti y'umuryango wacu ku buryo abana bacu bagomba kujya kumusura. N'ahantu tumukuyiwe mu rugo ni ahantu inyuma y'amazu, kuko ubuzi ko umwana arava kwiga akanyura mu muhanda akagera mu rugo. Ni ahantu nyine abatangirira azi ahantu bari guturuka. Aba bana ni abaturanyi. Ubwo nicaye ku muturanyi mama wo mwana aravuga ati yewe mpuze mu ngwane si byagenze gute? Ati hari umugabo bajya bita Frank uw'umutinganyi ajya dutingira abana. Ndavuga ati si ibyo bintu biraba ko tubyumva ko ibyo bintu bibaho? Ati ibyo bintu bibaho. Ubwo niho tujije nye turafata turabagore babiri n'abagabo babiri nye turajisha ngabandi bagiye kura parcelle nyine. Ubwo nye turamugana tumaze kumuganiza ubwo birangira mama w'uyu mwana bamuhamagaye ati ngwino urebye umwana bajya mukorera iki ihohotenge. Umugabo baramucashije baramubwira ati rero tubyoroshye ng'abaturanyi bigarukire hafi. Umugabo atarahakana. Abana b'imyaka hafi 13 gucyo kuzamura baraza bavuga ati twegajya bidukorera adusigamo rukotora akadushiramo n'amacandwe akatwosha n'amashuka akaduhenesha akadukorera iki akadusesekamo imboro. Kumana umuntu akavugisha ukuri nyine ndimuseke akayidushiramo. Umugabo ati si nibyo? Ati yewe nukubesha ndaribyo. Ariko umugabo bigaragara ukubona abana bakuru bakumushinja koko nibyo pe, kuko n'umugore we yatunze nawe nibyo nawe yamukoraga ubutinganyi. Umugabo nawe ko atazabyihanganira. Umugore birangira batandukanye aturuka muri za Rugerero kiza gutura mu mudugudu w'Isangano. Ariko umugabo bose azi ko ari umutinganyi. umugore we yamurongoraga mu kibuno. Yamurongoraga mu kibuno umugore we. Nuko
umugore nawe abona ko atabyihanganira baratandukana niko ngo byagenze ageze inangaro atwihishamo yigira inshuti y'umumama umwe w'umutinganyi umumama umwe amwigira inshuti atazi ko ari umutinganyi ubwo bigaragara ko ari umutinganyi ariko uyu mwana mutoya niwe umushinjije ko abwira iki kaba kabaswera mu kibuno. Bamwe muri aba bana bagera kuri 4 bari bamaze igihe bahohoterwa n'uyu mugabo baravuga uko yabigenzaga kugira ngo abasambanye ndetse ngo nuko yabateraga ubwoba ababwira ko nibabivuga azabica. Ajya duhamagara iwe mu rugo tukagenda akatubeshya ngo ari buduhe ibiryo twagerayo akabiduha agakinga agashyiraho n'ingufuri ngo nituzabivuga ngo azatwica. Nicyo kintu tumushinja dore n'undi mwana yabikoreye nawe yabibakoreye n'inshuro zingahe? N'inshuro ebyiri. Inshuro ebyiri byose abikora? Araduhamagara ari kudushukisha ibiryo na telefone tukagenda akabiduha nawe agahita akinga agashyiramo n'ingufuri ngo ntabwo turi busohoke ngo ari budukubite. Abigenza ukuntu abibakorera tubwire ukuntu abigenza. Agusigamo amavuta akajya yinjizamo noneho ukamukanda akahita akureka noneho akongera akagufata ku ngufu akagushyira amaboko hasi akajya kubabaza. Iryamye ajya ngo warakuye uratinye waratinze kubivuga ngo nari naratinye ari kuvuga ngo azadukubita. Imyenda niwe yibakuramo cyane. Niwe yikudukuramo. Ntabwo ari byo bari abana bangana kure ukubeshya kuko bari abana ni abana bato cyane n'umukobwa ari umukobwa mukuru iyo uryamanye nawe ubwa mbere ntiyabasha kuva ngo abana bangana kuri kuvuga ngo ntabwo byemera. Ntabwo mbyemera gutya ndi gukekwa urasaba iki rero kuba kujyanye njyewe kwa muganga nibo bagomba gukemura ikibazo. Ariko mu gitondo nari ndyamye numva uriya mumama nyine ko bamwiye mu gipangu cye arambye ko bapeteneye mbazi ko bangana barambye ati abana banjye bafashe ku ngufu avuga se abanzi arabambye avuga se ibyo bintu bibaho byabaho njyewe ngira wenda ngo nafase meri yasinziriye kumbwa bibaho ndavuye mu rugo njya muri dushe nakaraba ndaza ngezeho nsanga uko bya bintu bari kuvuga nibyo uriya mugabo tumubajije njyewe ndamubwira mani mbwiza ukuri njyewe ntabwo nshaka ngo mvunagure arambye ati nuko kwanga kwiteza abantu byinshi ariko bishiye kuba byarabaye kwese ambwira ubwo kuko abantu nyine bari gutera akavuga bari abamama bashaka kumukubita nenge nkitambika avuga ntabwo mwamukubita bituma atatubwira neza kuko kubera ibintu byo guhamuka kuko umuntu wari ushaka kukubwira ukabona nk'abameri baraje 20 kujya kwita ipfunzi mu mutwe gusa kugira ngo nugire ikintu waje guteho yarakuye gukubitwa se ntago hanyuma se wenda mu makuru nabisanzwe ufite wenda cyamwamenye aho n'ingeso yarafite yabikoraga abantu benshi ngo yabikora harimo n'abandi bana bataje aho buriya nanjye ntarimbi muzi bitewe yuko kumva abantu bose kuko nta nshuti y'umukobwa agira inshuti ze zarabana kibaza izo muha bafitiye abana ni muki uvango mwari musanzwe mubizo cyamwawe mukekaga reka nuko mukeka gusa usibye barabana babitubwiye natwe turavuga ati ahubwo natwe ntabwo yaducika twera twamuretse ubundi tuba twanamukwize tukanamwica ahubwo nyiri ikintu bamukorera urabagomba kumukatira buntu cyangwa bakamwica kuko bamurekuye n'abana bacu twabyaye bose yabica bose yabamara ufite impungenge z'abana banyu none cyane ahubwo we ahubwo agomba kuvuga n'abandi bose yabikoreye ahubwo tukabimenya tubavuze hakiri kare iwe hari y'igikopo cy'amavuta cyose menya kigura nk'ibihumbi 10 ahari twakibonye iwe kiriyo cyarashize umusore muzima yagura igikopo kingana ni kinini cyane kigura nk'ibihumbi 10 ahubwo ntabwo mbizi bura nimba ari byakoresha ntabwo mbizi byakorera abo bana ntabwo nabimenye. Bamwe mu baturage baje bahurira uyu mugabo batangaje ko ibikorwa nk'ibi ari ibya kinyamaswa bagasaba ko naramuka hamwe n'iki cyaha kandi kwa muganga bikagaragara ko nta kibazo cyo mu mutwe afite ubutabera bwazakora akazi kabwo maze bukamukanira urumukwiye. nkanjye ndi umuhisi n'umugenzi ariko ndatambutse mbona biriya bintu mbona kabisa ntabwo bikwiye umuntu w'umugabo kuba yafata abana kuriya niba koko ari byo ariko niba atari byo njye ntabwo mbizi ariko njyewe uko ndi kubyumva ndi kubona ari nyir'ubwite arabyemerera ariko biriya byo ntabwo byari bikwiye rwose
mu bintu nk'abagabo rwose ntago uba umuntu w'umugabo ungana kure yafata abana batoya kure akajya bakora ibintu nka biriya afite n'umugore rwose ni ubugome bukomeye rwose. aba ari muzima agakora ibintu bimeze kuriya rwose badufasha nka leta igakoresha iperereza ryayo ikareba ko yasanga ari muzima mu mutwe akazahanirwa mu kiriya cyaha yakoze, ko buriya n'ubugizi bwa nabi kabisa, ni icyaha gikomeye cyane. nkanjye uko nabifashe njyewe ubwanjye ari nk'umwana wanjye njye nkasanga mukoze kuri, usibye ko ari ukumukubita ibuye mu mutwe pe cyangwa wenda umuntu akamwica, ariko nyine ubwo wenda bamushikirije ubuyobozi ngo bukore iperereza, icyaha nikimufata azakurikizwa amategeko ahanwe, ariko kiriya cyaha yakoze kirarenze cyane rwose. biriya bintu ni ibintu bibi cyane, ni ukwica. icyo ushingira uvuga ko ari ukwica? none se yononye abo bana, icyo yabashyiramo kikirwara wazakivuriza he? ari nk'umwana wawe babikoreye wakumva umeze ute? ni uguhanwa bikomeye uwo muntu. kubera iki? kubera yakoze ibidakorwa ku isi. ni ukuvuga ngo biriya bintu ni ibidakorwa, noneho ni amahano. ni amahano aba yareba abakuze nangwa abamaze kugera ku myaka, ariko ndajye konona imbinja n'abagore bose bari hanze. yegora. hanyuma ukamusabira iki niba icyaha nikimuhama? icyaha nikimuhana ni uguhanwa ibimukwiriye kuko yakoze bibi. uyu mugabo ibyo yakoze nta bunyangamugayo burimo, nta n'ubugabo bumurimo. nimba icyaha koko kimuhama cy'ibyo yakoze, nta tegeko riteganyijwe rihana umutinganyi ryanditse mu gazeti wenda, ariko nubwo ntaririho cyangwa nimba rinariho, barebe icyaha yakoze n'uburemere bwacyo, kuko bira ni ukwica abana b'u Rwanda. ariko nubwo nta tegeko rihana abatinganyi, ariko harimo kwangiriza umwana uri munsi y'imyaka 18. nanjye nibyo yaba umuhungu yaba n'umukobwa, iryo tegeko rirahari rirengera uwo mwana umeze gutya. urumva rimeze bito kurwara? yewe uko mbyumva, igihano kimukwiye nk'uwafashe umwana w'umukobwa viyori uri munsi y'imyaka 18, igihano ateganyirijwe numva aricyo gihano n'uwagafashe umwana w'umuhungu aricyo yagahawe, cyangwa se kikanagerekaho burundu y'umwihariko, kuko ibyo yakoze nta bumuntu burimo. nawe umuntu w'umugabo urumva atasebeje abagabo kubera umuntu w'umugabo ufata birenze no gusebya abagabo, kuko byibuza iyo aba ari umugabo yagashatse indaya ya 500 n'igihumbi iraboneka, ntabwo yakajya agafate umwana w'umuhungu w'imyaka 7-5 ngajye kumuhenesha ajye mu kibuno bari kurongora, nta kintu na kimwe yumvishemo. birutwa no gufata ihene cyangwa inka akaba ariyo ajya gutinga. ntabwo ni ubunyamaswa, ni ukwica umuntu akamwica ariho, ntabwo ari no kuvuga ngo ni ukugira ngo yishimishe, ni ubwicanyi. ubu ngubu ntahamwa n'icyaha, ni burundu y'umwihariko. n'ibitari ibyo bamwe imyaka 30 basi niyo mikeya, nicyo gihano cyoroheje umuntu yatanga pe. Ingingo y'133 y'itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano byabyo muri rusange, rivuga ko gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana, gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri w'umwana hagamije ishimisha mubiri, iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. naho iyo umuntu mukuru asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kibe igifungo cya burundu kidashobora kugabanwa kubera impamvu nyirusha cyaha.